njya mbibona nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite twese tudafite kwambara ubusa kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa nta muryango ubaho kwambara ubusa ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe ni ubusa buri mu mutwe nicyo kibazo niho bishingira mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye inshingano tuzaba twuzuza ni izihe tuzibaze ni izihe ni zambika ubusa abanyarwanda uko abana tubarera ariko ari abana ari abakuru ari iki nuko turerwa uko turera ba bandi rero navuze b'ibiyobyabwenge ugasanga mu bakuru abantu bakuru mu muryango ariko ibiyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi z'imiryango guhora irwana buri munsi wanakwicaza n'abantu ukababaza turi murapfa iki hakazamo rero bya bindi buri wese yumva ko ari uri mukuri ntawe ushobora korohera undi ngo babiganire bakemure ibyo ushaka ineza ushaka niyo n'undi ashaka uruhare tugira twebwe nk'abayobozi baba mu madini baba muri leta ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu muri twe mu miryango hanze turebe hirya tubyihorere tuvuge ngo bibe uko bishatse twaba tumaze iki se twaba twebwe inshingano zacu ari izihe tugende duhere mu ikuzo gusa twirebe twumve ko turuta abandi cyangwa dukora ariko abandi bibe uko bibaye ntabwo wujuje ya nshingano urabeshya ikintu cyo kubeshya cyo kudakoresha ukuri ubuyobozi ubwo ari bwo bwose bwaba ubwigisha bwo mu madini bwa bushobozi buri mu nzego za leta ariko noneho bitari n'ibyo ntabwo rega abantu bose bari muri leta cyangwa bari mu madini ubushobozi n'ukuri bukwiye kuba gukoreshwa no mu bantu gusa mu muryango wawe nta ushyize idini iruhande ugashyira ko leta iruhande no mu muryango wawe ikiganiro ugirana n'umuryango wawe gishobora gufasha kubaka ni ikihe ukwiye kubyibaza buri munsi